ramba kandi ugire amahoro nanone wowe ukurikiranye Lioness 250 Lioness de 150 cyangwa se Lioness 25. Ndongeye ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihayeho kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukosora n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Impyiko ni ingingo dufite mu mubiri wacu zifitiye akamaro kanini umubiri wacu mu bijyanye n'urwungano rw'inkari. Uyu munsi rero tugiye kureba ibintu bigera muri 12 bishobora kwangiza impyiko zacu. Mbere ya byose ndagushimiye wowe wamaze gukora subscribe, kandi nkushimira nawe ugenda usangiza abandi ibyo tugenda twibukiranyaho. Nawe rero utarakandaho kuri subscribe nakubwira nti uyikore kugira ngo nawe ibyo twibukiranyaho bijye bihita bikugeraho ako kanya. Nkuko twatangiye tubivuga, uyu munsi tugiye kwibukiranya ku bintu dukwiriye kwirinda bigera muri 12 bishobora kwangiza imikorere y'impyiko zacu. Impyiko nkuko tubizi, impyiko zifite akamaro kanini harimo kuyungurura amaraso, gukura imyanda mu maraso. Impyiko kandi zituma umubiri ubasha kubungabunga no kubika amazi ku kigero cyiza, bityo umubiri ntiwumagare, ndetse impyiko zigatanga intabaza ko umubiri wagize amazi make. Reka tubanze turebe ibimenyetso byakwereka ko impyiko zirwaye. Ikimenyetso cya mbere ni uguhorana umunaniro. Ikimenyetso cya kabiri ni ukubura ibitotsi. Buriya ubundi iyo umuntu ahorana umunaniro akenshi aba yarabuze n'ibitotsi, abakunda kubura ibitotsi. Ikimenyetso cya gatatu ni ukubabara imikaya. Icya kane ni ukubyimba ibirenge. Icya gatanu ni ukubyimba mu mavi. Icya gatandatu ni ukubyuka ugasanga wabyimbye mu maso. Icya karindwi ni ugutakaza ubushake bwo kurya cyangwa se kubura apeti. Icya munani ni ukumva uruhu rukuryaryata cyangwa se ukumva ushaka kwishimagura. Ikimenyetso cya 9 kikwereka ko ufite ikibazo cy'impyiko ni ugukenera kwihagarika inshuro nyinshi. Ibyo bimenyetso rero uko ari 9 bikwereka ko umuntu afite ikibazo cy'impyiko. Noneho reka turebere hamwe bya bintu 12 dukwiriye kwirinda kugira ngo tutazarwara impyiko cyangwa se kugira ngo tutangiza impyiko zacu. Ikintu cya mbere cyangiza impyiko buriya ngo ni ukurya inyama zitukura, cyane cyane inyama z'inka, inyama z'ihene, muri rusange inyama zitari iz'umweru. Burya zongera ibyago byo kuba warwara impyiko mu gihe uziriye kenshi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Inyama zitukura kandi zishobora kongera ibyago byo kuba warwara indwara nka diabete, indwara z'umutima, aha twavuga nk'umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi. Kurya rero izi nyama zitukura kenshi byangiza impyiko kubera ibinyabutabire biba bizirimo kandi bibi. Aha twavuga nk'ibinure biba birimo cyangwa se za proteine nyinshi inyama zitukura ziba zifitiyemo. Ibyo bitera impyiko gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo zibashe gusohora uburozi buba buri muri za nyama. Kurya izo nyama rero kenshi, kuzirya inshuro nyinshi, urumva ko bitera impyiko zacu kwangirika. Ku bakunzi bakaboga cyangwa se akanyama birumvikana ko zibazanira ibibazo byinshi. Ahangaha batugira inama ku bakunda kurya inyama zitukura ngo buriya kuzirya zitogosheje nibyo byiza kurusha kuzirya zokeje, kubera ko iyo inyama zitogosheje ya mavuta ya proteine mbi aba yabashije kugabanukamo. Ikintu cya kabiri ngo cyangiza impyiko ni inzoga. Burya inzoga zihindura imikorere y'impyiko iyo wazinyoye. Buriya inzoga zituma impyiko zawe zikora ku buryo budasanzwe. Si ibyo gusa, inzoga burya yangiza byinshi mu mubiri. Muntu unywa inzoga buriya zimwongerera ibyago byo kuba yakwibasirwa n'indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije, ndetse zikamwongerera n'ibyago byo kuba yakwibasirwa n'indwara za diabete. Kandi izi ndwara akaba ari nyirabayazana w'indwara y'impyiko cyangwa se zikaba zanakwangirika muri rusange.
nubwo nta kigero cyiza cy'inzoga umuntu yagakwiriye gufata, buriya bavuga ko ngo umugabo agomba kunywa ibirahure 2 ku munsi, umugore akanywa ikirahure 1 ku munsi, ariko bakagira iminsi mu cyumweru batazinywa. Ikindi nuko umugore utwite atemerewe kunywa inzoga. Ngira ngo ibingibi byo bahora babishishikariza abantu mu bijyanye n'ubuzima, kubera ko inzoga zishobora kwangiza impyiko ze ndetse zikaba zanagira ingaruka mbi ku mwana atwite. Muri izo ngaruka harimo nko gutinda kuvuga, gutinda kwandika, gutinda gukura, kuvukana ubumuga runaka, kuvamo kw'inda no kubyara igihe kitaragera. Inzoga kandi zitera umuntu kumagara, akagira umwuma, bityo zigatera umuntu kuba yasohora amazi menshi kugira ngo umubiri ubashe gusohora bwa burozi bwashyizwemo na za nzoga. Ibi bigatera imikorere mibi y'impyiko. Ikintu cya gatatu rero cyangiza impyiko ni umunyu, uyu turya wo ku meza cyangwa se uyu nguyu dushyira mu byo kurya. Uyu munyu utuma mu mpyiko hiremamo utubuye tuzwi nka kidney stones. Utu tubuye natwo tugatera imikorere mibi y'impyiko ndetse tukanangiza impyiko. Uyu munyu kandi ntitwakwibagirwa ko ushobora no gutera indwara z'umuvuduko w'amaraso ndetse na diabete, kandi twabonye ko izo ndwara n'ubundi nazo zitera imikorere mibi y'impyiko. Dukomeje ku kintu cya kane cyangiza impyiko ni kafeyine. Buriya ngo umuntu iyo anyoye kafeyine ku rugero ruri hejuru, umuvuduko w'amaraso uriyongera, umutima ugatera cyane, akaba ashobora no kubura ibitotsi. Cyane murabizi ko abantu badashaka gusinzira bakoresha kafeyine. Buriya rero gukoresha kafeyine bisaba kuyikoresha mu kigero kiringaniye, atari ukunywa nyinshi, kuko iyo unyweye nyinshi ishobora kuguteza ibibazo. Iyo ufata kafeyine nyinshi bituma impyiko zikora cyane ndetse zikanangirika. Ikintu cya gatanu cyangiza impyiko ni amata n'ibiyakomokaho. Amata buriya ngo agira imyunyu ngugu myinshi ku kigero kinini nka calcium na phosphore. Iyo unywa amata cyane kandi kenshi bituma ugira calcium na phosphore byinshi ndetse biri ku kigero kinini. Ibyo bituma muri za mpyiko zawe hiremamo utubuye, bityo bigatera imikorere mibi y'impyiko. Urumva ko rero amata ndetse n'ibiyakomokaho nabyo tugomba kubinywa mu rugero rwiza, cyangwa se tugomba kubifata mu rugero rwiza, atari ukubifata ku rugero ruri hejuru, kugira ngo turinde impyiko zacu. Ikintu cya gatandatu cyangiza impyiko ngo ni ukunywa itabi. Burya itabi ribonekamo ibinyabutabire birenga 4,800. Kurinywa rero bikongerera ibyago byo kuba wakwibasirwa n'indwara zitandukanye zirimo umuvuduko w'amaraso ndetse na kanseri zitandukanye, cyane cyane kanseri y'ibihaha n'imikorere mibi y'impyiko, kubera ko impyiko ziba zirwana no gusohora ya myanda ya bya binyabutabire itabi ryazanye mu mubiri. Nta rugero rwiza rw'ingano y'itabi umuntu agomba gufata. Abahanga bavuga ko bibaye byiza umuntu yareka kunywa itabi burundu, cyane cyane ko nta ntungamubiri n'imwe rigira, ahubwo ibinyabutabire twabonye rifite bitera uburozi bwinshi mu mubiri wacu. Ikintu cya karindwi rero cyangiza impyiko cyo kiranatangaje. Buriya ngo ni ukunywa amazi menshi mu gihe gito. Ushobora kumva ibi bintu bitangaje koko, ariko bitera ibibazo by'uburwayi bwitwa hyponatremia. Ubu burwayi bugaragaza ko umwunyu ngugu wa sodium wabaye muke mu mubiri. Ubu burwayi bugaragazwa no kuribwa umutwe, kureba ibikezikezi cyangwa se kureba ibisa n'ibihu. Kuba umuntu ashobora kugagara akamera nk'umurwayi w'igicuri, ndetse no kuba umuntu ubwonko bwe bwabyimba bukuzuramo amazi, ndetse umuntu ashobora no kujya muri koma. Kunywa amazi menshi rero ni byiza, ariko kuyanywa neza ni ukuyanywa gake gake mu gihe kirekire,
kugira ngo impyiko zibashe kuyakoresha zikuramo imyanda iri mu mubiri wacu. Amazi tugirwa inama yo kuyanywa mu gihe kirekire, ntago tugirwa inama yo kuyafata ari menshi cyangwa se kuyanywa menshi mu gihe gitoya. Ikintu cya 8 burya ngo cyangiza impyiko rero ni ugukoresha ku bwinshi imiti igabanya ububabare. Imiti izwi nka painkiller. Aha twavugamo nka paracetamol, aspirine ndetse na ibuprofen. Iyi miti kuyifata igihe kirekire byangiza impyiko. Ni byiza kuyifata uko muganga yikwandikiye, bityo impyiko zawe zibashe gukora neza, zisohore imyanda y'iyo miti uba wafashe. Hari abantu bandikira imiti ariko ugasanga bayikoresheje nabi. Nibe bamwandikiye gufata paracetamol 3 ku munsi, ugasanga anyweye 6 ngo kugira ngo akire vuba. Ibyo bintu rero ni umwanzi w'impyiko zawe uba uri kwiyangiza. Ikintu cya 9 cyangiza impyiko ngo ni amafi yo mu bwoko bwa sardine. Burya ari amafi ya sardine abonekamo ibinyabutabire bya pirine, kandi ni kimwe mu binyabutabire cyangiza impyiko ku kigero kinini. Iyi pirine ituma impyiko hiremamo utubuye, bigatuma impyiko zangirika. Ni twa tubuye tuza kwirema mu mpyiko twabonye tuza kuzangiza, bigatuma zidakora neza. Amafi rero ya sardine nayo dukwiriye kuyarya mu rugero ruri hasi kubera yuko yangiza impyiko. Ikintu cya 10 rero ngo cyangiza impyiko ni ukurya imboga zo mu bwoko bwa epinari. Epinari burya ni imboga zibonekamo ikinyabutabire cyitwa oxalate. Iki kinyabutabire ngo gishobora kwangiza imikorere y'impyiko, kikanatera utubuye mu mpyiko. Hari aho bavuga ko iki kinyabutabire kidatera ibibazo cyane, ariko abantu basanzwe bafite indwara zitandukanye z'impyiko ari bo cyane cyane bagirwaho ingaruka cyangwa se bagomba kwirinda izi mboga za epinari cyangwa se imboga za spinach. Dukomeje ku kintu cya 11 cyangiza impyiko, buriya ngo ni ukudakora imyitozo ngorora mubiri cyangwa siporo. Kudakora siporo bituma umuntu yibasirwa n'umubyibuho ukabije. Ibyo rero bikaba byakongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima, diabete, kandi nk'uko twakomeje tubivuga, izo ndwara zitera imikorere mibi y'impyiko. Gukora siporo kandi buriya bituma umubiri usohora umwunyu wakabaye mwinshi, ukajya kwangiza impyiko ziri kurwana nawo ziwusohora mu mubiri wawe. Ikintu cya 12 cyangiza impyiko kandi ari nacyo cya nyuma ni ugushaka kwihagarika cyangwa se gusoba ntubikore maze ugafunga inkari. Buriya inkari ziba zirimo ibinyabutabire bishobora kwangiza mu gihe bitinze mu ruhago, ndetse zikaba zishobora gusubira inyuma zikagera mu mpyiko, bityo rero bigatuma ibyo binyabutabire byishyira hamwe maze bikarema twatubuye twise kidney stones, bityo impyiko zikangirika. Niba ushatse kujya kwihagarika, bikore wifunga inkari kuko zishobora kuguteza kwangirika kw'impyiko zawe. Nibyo rero twari turi kwibukiranyaho uyu munsi. Nibe hari icyo wungutse usangize abandi ibyo twibukiranyijeho. Ikindi, niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, ukore subscribe, kandi subscribe ikorwa rimwe. Iyo ukanzeho ubwa kabiri uba uvuyeho. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.